turashimira Shumba tugize iminsi tuvugana ariko nyine rimwe na rimwe tibikunde. turabashimiye umuhate no kwihangana. Wenda byari kugaragara ko tusa n'abatengusha ariko tibyari byo, kandi no kuduha uyu mwanya kugira ngo duhagarare imbere y'iteraniro y'abana b'Imana bangana batya bagatuza tubabwire ni ikintu c'ingenzi cyane. Uwo bantu mango nzaze kubabwiriza sinababona mwese, ariko uyu munsi nagiriwe umugisha kubabonera hamwe tukaganira, kuko nundi wese yaganira. Turabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Nanjye ndabakiriye mwebwe mwese mwashoboye kuza, abakuru n'abato turabishimiye cyane kubana kuri uyu munsi ukomeye w'igitangaza wa Pentecote, kandi nibwo buzima. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri mu buhanuzi bwa Yoeli, ibice 3, umurongo wa mbere turagera ku murongo wa 3. Ubuhanuzi bwa Yoeli ni muri aba bahanuzi bato. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanje ku bantu bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banje n'abaja banje nzabasukira ku mwuka wanje muri iyo minsi. Umurongo wa 3 aravuga ngo nzashira amahoro mu ijuru no mu isi, amaraso n'umuriro n'umwotsi ucumba. Kubera ko turi mu munsi mukuru wa gatatu mvuze ni uguhera kuri Noeli. Noeli yarabaye, tuja muri Pasaka irarangira, none turi muri Pentecote. Pentecote Imana imaze gukora, yararangije akazi. Umuntu aracumura, amaze gucumura haba gucungura. Imana ngo iba umwana w'umuntu, iravuka iraducungura ngo irangize iduha isezerano. Ngira ngo hari aho babisomye baravuga ngo Yesu abwira abigishwa ngo kibafitiye umumaro nuko nagenda, ariko abigishwa ntibabyumvaga ibyo byose byo kuvuga ngo ikibafitiye umumaro ngo umwuka yari ataraza. Ntibari bazi imikorere y'umwuka, ntibari bazi icyo umwuka azamara, nubwo yabasobanuriraga akababwira. Nigeze kubona umuntu umwe atora $100 ngo azitora, arazireba hari mu Burundi. Nundi yamenye icyo ari cyo, ndaramwegera atari ko si cyo ni ati nanje cyanyobeye. Aramuyatereka ngwihere 10,000 by'amarundi uziyanga ati yabi cyo $100 zavunjaga 300 by'amarundi. Yesu yo yavugaga iby'umwuka tibabyitagaho, bitagaho uburyo bari babanye. Kubana nawe byari biryoshe, yakizaga abarwayi bikabanezeza, yashika abantu babura ibyo kurya akabibaha, bagiraga n'igitinyiro, abantu barabatinyaga. None bakumva bati ngo aragenda ngo yohereze umwuka ntibamenye ikindi cyari, bari batarabona umwuka. Usibye mu isezerano rya kera, ntibavugaga umwuka wera, bavugaga ngo umwuka w'Imana. Kandi nawe umwuka w'Imana yarazaga, umuhanuzi agahanura, hanyuma bikaba birarangiye. Ariko ntibyabashimishije, kubera nta muntu wari bwuzura umwuka wera ari kumwe na Yesu. Yesu akomeza kubabwira ibyo bintu,
arababwira ati mugende muje Yerusalemu muze gutegereza. Inyigisho ziravuga ko hategereje abantu 500, ariko kubera yuko babonaga ari urujijo, ntawe Bibiliya ndizisobanura ibintu byose byavuzwe, ni ngaho abari barimo bagiye kuko hasigaye 120, ni ngaho bavuganaga batari ko sundi niki dutegereje. No, baragendaga barategereza. Isomo ryacu iravuga ngo mwami suka umwuka wawe ku miryango, mu mitegurire y'umushumba mukuru. Mwami suka umwuka wawe ku miryango, apana ku bagore n'abagabo gusa n'abana, twese ku muryango. Ariko ndibuvuge, ese uwo mwuka wera iyo yaje mu miryango akora iki? Kubera iki Yesu yavugaga ngo umwuka wera abari waze? Yavugaga ngo aze gukora iki? Yesu yakizaga abarwayi, Yesu yagaburiraga abantu, yewe ndetse ga mbere kose abantu barasangiraga utwabo, tiragira umuntu wimundu umwenda ntawageze wambara 3 ngo undi atambaye. Ubungubu ndagira nta uri mu kumenya umutima waje aho wavuye. Umuntu no kurya ke akakamara nuko nuko noneho kwese yavuze tubone kibazo dufite mu matorero igituma nibazo dufite mu mago sukubura ifaranga. Kuri ndambara ndi ziri mu mazu n'abantu ko barica abandi, si ifaranga ziba zabuze, ahubwo iyo zaje abantu baricana. Iyo zaje ifaranga neza, umugore agatunga ifaranga, umugabo agatunga ifaranga, hazaba ikibazo. Ibyo mvuze ni amakuru nzi. Nitwa Mudaheranwa Ntwaye Ingabo, ndashatse, mfite umugore n'abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3 n'abuzukuru 3. Mfite imyaka 28 y'ubushumba. Nza amakuru ndayaza, amakuru y'ubushumba ndayaza, amakuru y'abakristo ndayaza, ndabaza abakristo. Timamu bakomamvuga n'indangurura amajwi, mwumve na mu buryo mpamvuga ngira n'ijwi rirerire, uko bamwe barataha ngo ntibari kubumva ibyo mpamvu. Ikibazo kiriho si ubukene, ikibazo kiriho ni umwuka wera. Nicyo kibazo dufite. Ikibazo dufite si ukunda abantu bitwara nabi, ikibazo ni ukubura umwuka wera. Iyo umwuka wera hari nda yandi makuru, ukundi tuba tunigisha. Pawulo arabo ngo yigeze kubwira bari mwivuga butumwa, ngo arabaza ati se mwabatijwe uhe mubatizo? Ngo wa Yohana. Ati wa Yohana nuwo kwihana ibyaha. Ati se amakuru y'umwuka yo? Ati aba no kuyumva, kandi aho bari mwivuga butumwa. Ukundi byo batangaza abaririmbyi kuririmba, amakuru y'umwuka wera ndayo batayazi rwose cyane pe. Biriya byo kuririmba bagatamba bagasimba, no haba n'uwasinze yosimba. Kandi n'umuntu uhaze, umuntu wihagiye adafite ikibazo mu rugo, nta kaba basore, nta bana, nta mugore, nta kibazo cinzo, uyonanirwa gusimba. Baravuga ngo bari mwivuga butumwa, ngo ariko amakuru y'umwuka
ngo nayo bamabwira Pawulo ngo ni wowe tuyumvanye. Sema amen. Ngiye kuvuga amakuru y'umwuka. Je bundi hari umuntu wavuze ngo yahayigisha ngo agira inyigisha zagarukaho, ngo agira inyigisha zagenda agarukaho, ngo akavuga ariko nubwo bamuhaye isomo yigisha ngo ariko akazagira ku bintu binazagaruka. Nanjye ngira ibintu nangenda ngabigarukaho, ngavuga ubutumwa nkazana ibyo hejuru n'ibyo hasi, ariko ngagira ibintu bimwe umwuka atazamererwa neza. Ariko umwuka ndababwira amakuru y'umwuka kandi nayo nazaho agace, sinzi yose ariko nza agace kubera ko nakoranye n'umwuka, n'ubu ko turakorana nabo. Hari akarimo mufite kavuga umwuka basha karari kavuga gute? Uzima ga nta kandi naho ziba muri mwe gusa nizimara. Ko ndashaka ngo muvuga kandi ko hirya ka uwo mwuka namara kuza muri mwe agira nuko oya banzurinde ndacanshaka akandi ka verse buriya muri kemabwira niza baririmbyi kera twishuri mu mwaka wa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu wa primaire. Hari ukuntu bageze baduha ibintu ababyeyi batize ndabafasha, noneho barangiza bakatubwira ngo recitation isomo tuvuga ukamuvuga, warangiza bakwaza ngo ese wasobanura gute? Timweze mubona bundi bwana bugira mwasitwaye ukuboko bamara bakamwe batenga hevu yamara kama kandi yari yashize ukuboko hejuru. Nari kunjaka kandi ka verse kongera mwuka wera ngwino muri uduhimbara ziki iyo umuntu afite projet akandikira umuntu umufasha, aza yandika projet, yamara kuyandika akayisobanura, yamara kuyisobanura akavuga inyungu, akavuga ibizavamo, akandikira umuntu utari se wabo na nyina wabo na mwene wabo, akandikira umuzungu projet akayikora, yamara kuyimuha yayisoma akavuga ati uyu muntu ndamuha amafaranga kubera iki ibintu yasabye yaneretse cyazakora. Se birumvikanye tuzadusaba umwuka ngo agire turyamishe turyame. Ndaza ndebe rero nimba tsatubukoresha sico ngiye kuvuga apfe kuzana umwuka wa yahugu uzoza uryama. Ariko abakristo ni beza yemwe kandi bo kwama baharirimba ukazona bose basinze. Amen, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bati noneho si umuvuga butumwa nawe nuko kose mwese murashaka pasiteri nimba azavuga yitonze, njye sinza nitonda kandi tihagira umuntu ureba hirya ntaza kumuvuga ha mu rusengero ikaza kuba intambara. Iyo ntagiye mwivuga butumwa sinza nkunda umuntu ureba hiryaga ni wewe wanzanye ukungu naje kubwawe none nsubire nkureke kandi aya. Hari ibintu Yesu yakoze bikomeye bitangaje, waduhaye umwuka wera. Kubaho udafite umwuka wera
kubaho. Ibyo si amagambo mvuze. Kubaho udafite umwuka wera ni nko kubaho uri imfubyi. Uburiho ariko ukabaho udafite ababyeyi. Ese amakuru urayazi y'umwuka? Kera twebwe mu miryango bamuze wageze uramukanya n'umuntu mwarangiza akakubaza ngo ese ngurinde witwa nde, ukavuga wisonende, ukavuga akakubaza kugira ngo amenye uwuriwe. Kumenya umuntu si ukumenya izina rye. Aya nese ubu wavuga ngo bavuze ngo mudaheranwa nitwa mudaheranwa ntwaye ingabo, nari narashizeho akandi nako kitwa ngo ni Fideli, ariko kwa Fideli ni bene akanyine munda aza yitwaza mu bantu b'abanyakizungu kagashira. Ariko ibyangombwa ni mudaheranwa ntwaye ingabo. Uvuze ngo mudaheranwa ukavuga ngo uranze, ububishe ndunze, unzi yewe, twarabanye nawe, twariganye, uzi uburyo ndeye nukomeze, uzi papa, uzi mama. Kumva amakuru y'umwuka wera gusa, umwuka wera ngo Pentekote ntabyo oya, kumenya ayo makuru ndahagije, siyo. Utegerezwa neza, sema amen, kumenya umwuka icarico. Ubu ngubu hari abantu bavuga ngo ngo babizi ngo nimba umwuka wera mubamo, ngo nimba atamubamo. Hey, tibahari. Hari nabo bazata ariko subundi umwuka wera taboneka, tagaragara, tafite inshusho, tagira gute. Abayuda nico gituma iyo bazaga kwigisha bazanaga ibintu bakaza babigereranya. Yesu akavuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kubera yuko abantu baza akamaro k'umuzabibu, baza agaciro k'umuzabibu, bawutunze. Yesu yajya gusobanura abantu bose bakavuga bati reka dukurikire. None ngo base kwigisha umwuka bawugereranya n'amazi, bawugereranya n'amavuta, bawugereranya na divayi, bawugereranya n'umuriro, bawugereranya n'umuyaga. Bintu kugira ngo abantu bakavuga bati umwuka we ngo ameze nk'umuyaga. Hasi nk'umuyaga gute? Abatesari uzubona umuyaga tereka da, umuyaga usa gute? Batereka da. None se muzamubwirwa niki ko ari umuyaga? Umuntu akwaje ngo hariho umuyaga, uba wawubonye se? Uba wabonye ibara? Hari icyo uba wabonye umuyaga wakoze? Imirimo yawe Mana yose irahebuje. Nateye nabi igamiho. Umuntu mwafate nizoza mvuguriri wa usa n'uwageze mu rugo wamye wegamira kwa murimo yashitse none naringize ngo yasinziriye, ariko yari maso nyine yamyamera gutya. Ndabazi iwacu niwe mutezi kujana mikrofone hari. Ngiye kuvuga aya makuru rero, sema amen. Ndavuga ibintu nkabi bitatu gusa. Mwuka wera azakora muri twebwe cyangwa ashobora gukora mu miryango. Ibintu bitatu. Kubera iki mwuka Imana yavuze, Yesu Kristo yavuze ati igifite icyo kibamarira nubwo mutaye mubimenya. Ayi mwanda umwamwe nubwo mutazi umwuka. Ubundi Yesu igihe cya Yesu yari umuntu 100%. Iyo yabonekaga hano iwanyu ntiyabonekaga Kayonza. Abonetse Kayonza ntiyari kuboneka mu Mutara. Iyo yari kuboneka mu Mutara ntiyari kuboneka i Kigali. Ariko Yesu yari kubabwira ngo umwuka wera naza, sema amen, naza azabera hose rimwe, ntawe atazageraho. Yesu yageze agera ahantu bamwe ntibamubone. Mwibuke wa munsi wa mugore yaravuze ati cyumva gusa nkamukoraho, kubera ko no kumukoraho zari ingorane. Ariko Yesu umwuka siko cyatse kumukoraho mu gitondo na nimugoroba. Noneho abigishwa ntibabimenye neza icyahe eze ni ibikaye ashaka kuvuga. Ibyo kuvuga
bikavuga ngo umwuka we. Mvuga ibi bintu bitatu rero. Nabivugana nindabirangiza n'ubundi umugoroba urahari. Ndagira ngo muragaruka. Kugaruka ni inyungu zanyu, kutagaruka birabareba. Hariho abantu bazabirirwa bavuna ngo bababwire ngo mugaruke ngo urumva mugende muryame, ndetse mushake n'inani n'uburengeti n'ishuka mumara kurya muryame. Ubwo si we mukiyende baza babinginga no kuza kumva ijambo ry'Imana ribafasha. Hari umuntu uzawinginga ngo kurya keretse wahaza bacu umugani bamuze niko bagaza bacu umugani ngo ugaburira uhaza azagira ngo baza barwana. Iyo ugiye kugaburira umuntu uhaze mwabipfa mwarwane. Abayuda nico gituma iyo bazaga kwigisha bazanaga ibintu bakaza babigereranya. Yesu akavuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kubera yuko abantu baza akamaro k'umuzabibu, baza agaciro k'umuzabibu bawutunze. Yesu yajya gusobanura abantu bose bakavuga bati reka dukurikire. Noneho ngo baze kwigisha umwuka bawugereranya n'amazi, bawugereranya n'amavuta, bawugereranya na divayi, bawugereranya n'umuriro, bawugereranya n'umuyaga. Bintu kugira ngo abantu bakavuga bati umwuka we ngo ameze nk'umuyaga. Hasi nk'umuyaga gute? Abatesari uzubona umuyaga tereka da umuyaga usa gute? Batereka da. None se muzamubwirwa niki ko ari umuyaga? Umuntu akwaje ngo hariho umuyaga, uba wawubonye se? Uba wabonye ibara? Hari icyo uba wabonye umuyaga wakoze imirimo. Imirimo yawe Mana yose irahebuje. Nateye nabi igamiho. Umuntu mwafate nizoza mvuguriri wa usa n'uwageze mu rugo wamye wegamira kwa murimo yashitse none. Naringize ngo yasinziriye ariko yari maso nyine yamyamera gutya n'abahizi iwacu niwe mutezi kujana mikrofone hari. Ngiye kuvuga aya makuru rero. Sema amen. Ndavuga ibintu nkabi bitatu gusa. Mwuka wera azakora muri twebwe cyangwa ashobora gukora mu miryango. Ibintu bitatu. Kubera iki mwuka Imana yavuze Yesu Kristo yavuze ati igifite icyo kibamarira nubwo mutaye mubimenya. Ayi mwanda umwamwe nubwo mutazi umwuka. Ubundi Yesu igihe cya Yesu yari umuntu 100%. Iyo yabonekaga hano iwanyu ntiyabonekaga Kayonza. Abonetse Kayonza ntiyari kuboneka mu Mutara. Iyo yari kuboneka mu Mutara ntiyari kuboneka i Kigali. Ariko Yesu yari kubabwira ngo umwuka wera naza. Sema amen. Naza azabera hose rimwe ntawe atazageraho. Yesu yageze agera ahantu bamwe ntibamubone. Mwibuke wa munsi wa mugore yaravuze ati cyompa gusa nkamukoraho, kubera ko no kumukoraho zari ingorane. Ariko Yesu umwuka siko cyatse kumukoraho mu gitondo na nimugoroba. Noneho abigishwa ntibabimenye neza icyahe eze ni ibikahe yashaka kuvuga. Ibyo kuvuga ngo umwuka we. Mvuga ibi bintu bitatu rero. Nabivugana nindabirangiza n'ubundi umugoroba urahari. Ndagira ngo muragaruka. Kugaruka ni inyungu zanyu, kutagaruka birabareba. Hariho abantu bazabirirwa bavuna ngo bababwire ngo mugaruke ngo urumva mugende muryame, ndetse mushake n'inani n'uburengeti n'ishuka mumara kurya muryame. Ubwo si we mukiyende baza babinginga no kuza kumva ijambo ry'Imana ribafasha. Hari umuntu uzawinginga ngo kurya keretse wahaza bacu umugani bamuze niko bagaza bacu umugani ngo ugaburira uhaza azagira ngo baza barwana. Iyo ugiye kugaburira umuntu uhaze mwabipfa mwarwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umwuka ni umwigisha w'ikirenga. Ni umwigisha w'ikirenga
wigeze urinda ngo aguteguze ngo azakwigisha ibyo uzoza ngo azabigisha ubwo igituma ari umwarimu w'ikirenga aza kwigisha icyo uri buvuge ubwo. Hallelujah. Conjugaison twayize bakatubwira ngo verbe avoir, verbe être. Wazuza kuvuga ukazuvuga ibyo wize, ariko umwuka asuko nk'uko umwuka n'umwigisha uzi kwigisha icyo uri buvuge. Yes. Ese ko birumvikana? Yego. Yemwe utumva aje kwivuza amatwi umuntu cyane amatwi nduzamva ko abantu bamwe basenga ngo mana ngo dukingure ngo amatwi y'umutima. Umva y'umutima yo banje agakingura yo ngayo erega yani yazasingiriza y'umutima ay'umutima yo kumva yaga ahagira umuntu bafata mu matwi hano nimara ndere haleluya yumve ko yumva hari umuntu wo kumva aho azasingiriza yo mu mutima bandi ufungura yo nyine ayo y'umubiri mbaye mbona ari ufungura niho wumva cyo niki narimbuze mwuka azatwigisha n'umwarimu kubera iki azatwigisha ibyo turi buvuga ubwo nyine. Umuntu wese wuzuye umwuka wera taza aho bukamo kuvuga urashobora kumubwira nabi akabanza akakureba yarangiza akagusubije ijambo kumva rirakuruhuye kandi wari wateganije kumubwira nabi kubera iki yuzuye umwuka wera. Yes. Wavugana na madame ukamenya ukavuga uti ubunyine ubwo avuze gutya reka musubize umwuka akakubwira ngo musubize gutya. Hallelujah. None muri makoja kuri televiziyo ngo ubwana bw'ubukobwa bumwe ndi mukona ngo ni nani ngo uburyo ngo bahatubwira ngo uburyo bwo kubaka ingo. Umuntu ntarubaka urugo. Apotre yaravuze ngo apotre wacu Paul Gitwaza ngo ntugasobanura umusozi utarakandagiraho ukaza bavuna ubwana bw'ubungu burabo ngo jewe nishaka ngo umugore ngo cece mwitondo uwo musozi ndi murawugera ngo abana ngo nzoza mbaha umurongo banzurinde nibazo uzabaha umurongo tuba twatureba ngo none umugabo nagusubiza ngo nawe ngo ubungubu turi mu gihe igihe Imana yanyirema yamivuga ngo ndemye umugabo ngo imarire iravuga ngo ndemye umugore ngo irangize iravuga ati abana sinzabarema abana bazaremwa n'umugabo n'umugore kugira ngo abana bazoza batwumvira kuko ni twebwe baciyemo. Kandi ngo imare bibiri igatanga amabwiriza y'abana igatanga amabwiriza y'umugore igatanga amabwiriza y'umugabo tibizohinduka abantu bw'isi n'ijuru bizokorana bikakorana abo mu ijuru abo mu kirere n'abo mu kuzimu bagaterana bagasobanura tibizohinduka. Amen. Icyo Imana yavuze Nukuri izashike tubaze icyo yavuze tizatubaza imipango abantu bapanze n'iterambere ariko ndabisobanuye ufite ugutwi niyumva iterambere ntirizakura ijambo ry'Imana abantu gutwe b'abashumba tuzotinya kubivuga. Sema haleluya. Biblia ni indulike nimeya prilifita perigeniage. Semeni amen. Amen. Imana yarabyubatse kandi ibyo yubatse ntawo byubakurura Nukuri ngo haje ngo igishushanyo mbonera kindi nta gishushanyo mbonera kindi cyo muri Imana yarashushanije yonyine kuko niyo yatwiremeye yonyine uko dupanza aya matwi nta munyabwenge wayashizeho n'ayama kubera kitayashize ahangaha nibagende bazore mundi bashira amaso ahangaha ayandi bayaka turebe ko baraza kudupanga baraturemye baraduha umurongo tura aye mvumwe kuburya samara Hallelujah. Bigisha wikirenga Yego asababwira izo mukwiriye kuvuga musimba bayike. Yes. Bemenimenia Pilikala celebrate. Sema amen. Musimba bayike Roho Mtakatifu. Haleluya. Ni yule jana leo na hapa milele habadilike hana umbo ya kubadilika. Haleluya. Achukua guhindu. Amen. Muka Muzamu yango bale bagabo bageze bapfa gufa Petro amubwiye ngo baramubamba akavuga ngo ya timumbamba ka Yesu Kristo Yesu ngo ngo muncurike abagabo bari buzuye umwuka wera ntagute yigeze kuvuga ati Petro yaravuze ngo se ngo bimarike kumvira abantu kuruta kumvira umwuka naho twe twaratitiye
turahwera turasura turapfa ngo tumare gupfa gusa hasiga amaziko. Yohana reka dusoma kandi Yohana 14:26 26 Mwuka wera numwigisha w'ikirenga we ayi ariko mwuka wera ni mwiza ariko ni wa mbere mwuka hasome inshuti yanje Yohana 14:26 nguko naho ngaho nyine. ariko umufasha ari we mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose abibutse ibyo nababwiye azabigisha byose, azabigisha kwicara, abigishe kugenda, abigishe kumva, abigishe gusubiza. Haleluya haleluya. Abigishe no kwambara, abigishe uburyo mwitwara. Sema haleluya. Mwuka wera ni professeur uzi amasomo yose. Haleluya. Azi amasomo yose. Hariho abadokiteri gusa ngo bigiye ijisho, umuzaniye igufwa ryo kugura arakubwira ati ntabyo nize. Undi nawe ngo yize ibyo kupanga ubwonko, undi akavuga ati nize ibyo gukura amenyo. Iyo umushiri yijisho arakubwira ati njewe ijisho si iry'inyuma, ngende gushaka abandi. Yesu na umwuka wera urajana ijisho akarikiza, wajana kugura akagukiza, wajana ukuboko akagukiza, wajana umutima akagukiza. Sema amen. Wajana ikibazo cy'umuta akagukiza, wagenda ubabarirwa bari wayo unezerwa. Haleluya. Haleluya. Mutima ni wike munda, shaka umwuka wera gusa. Yes. Niba ushaka amahoro atavugwa, shaka umwuka wera. Amen. Haza dusanga no ta mu professeur gabo gusanga uryamye muri babiri mu nzu n'umugore n'umugabo, umwuka azayamaza akabahikura uryamye nijoro agatanga isomo. Haleluya. Umwuka wera agatanga isomo. Yego. Agatanga isomo akakubwira ngo ikibazo ejo yego ejo kizakemuka ntuti. Yes. Lagada message. Groye revelation. Umwuka wera zadusanga ku kitanda akavuga ngo tuza. Yes. Humura. Ejo akazi nzagakora. Yes. Waza kubyuka ukamubyukira ku nkuru nziza. Yes. Wamara ko bangu wari kurota, yandi wari kurota. Yes. Mwuka wa Yesu yari yaje, yari akora akazi uryamye. Haleluya. Haleluya. Munsi umwe gamwe umudamu umwe yaratwara sengana gakera, none umugabo aguma kumushira amajari we kudasenga. Nuko mapepo iyo habona umugabo yanga ko umugore asenga na mapepo. Mapepo none ngo mugenda mugasenga ngo kageze ya masaha none aje mu kabare. Kuni kitangaza umuntu yoshwanira umugore ngo yaraye masengesho ngo ya hari abagabo nabo mu mitwe nabo bataruzura umwuka wera ngo mwagiye gusenga mugeza sangahe. Ko mutageze mureba amasaha cyage cyo mu kabare, ko mwageze muza saa 9 none gusenga kurabaye muraryamye mwasubijwe mu kabare saa 8 na saa 7 nabandi mwageze mukesha mwarakesheje. Urahari wakesheje? Urahari wavuze ngo niba warakesheje mu kabare wakesheje wayihudumiye ubwira data uti data nagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, niba usaba wankuye imbere yawe nyaboneka mureke kwibagirwa twakoreye satani. Ibyo twakorega satani tubizane mu nzu y'Imana, twongere turare imbere y'Imana ariko twararaga mu kabare. Sema haleluya. Tubitimbuzanye satani yitwe n'ishari. Yego. Nje sina nanyoye inzoga ari musu primus numvira ruse ndayibwira nti sinje kupfa ngo ndiko mwibirura ariko ngo ko umuntu agiyanywa ngo niko kaza kagenda karyoha.
kandi kibabwira kuri inzoga ko ari amapepo. Nta muntu wonywa amacupa, nta wonywa ikese y'amazi, nta muntu wonywa ikese y'amazi, ariko abantu bazanywa ikese y'iki none zazijayo. Muzababona iki kiza kiyimwe amapepo. Ariko ningitangaza umuntu yonywa ikese ebyiri z'inzoga ndanywe ikese imwe y'amazi, harimo akantu ntakumvuze sibyo gampaye nigisha ndakarobese ngasizaho. Kandi umuntu akazama yirata ngo azayanywa nk'ikese, si wowe uzuyinywa wagipfuwe. Bazanywa ikese, yewe nyirakese we. Twoha Imana icyubahiro ba. Hallelujah. Hallelujah. Reka duhe Imana icyubahiro twese nyamuneka, nawe bikorana ubushake. Hallelujah. Muri wacu ndagira ngo warababaye. Pastor ndakubwira umuntu umwe uza kureba simbaye mbona ko ndabona atayacanga mu kaneza, kandi biza bingora cyane nuko atari wanje. Nigeze kubaza umuntu umwe, twanezerewe rimwe muri bonani, kandi murabona muri bonani abantu baza baryoherwa bose. None ndereba umugabo umwe mbona ndahayamererwa neza. Higaze suyu wacu ngo dusoze ndamukwezi niki wabaye gutewe Noel irashize tudapfuye, umwaka mushatu winjiyemo ko turasimba. None wewe nibite byawe yamabwira ngo mfite akababaro kiki, ngo ejo ngo yaje kugera mu rugo ngo asanga bamwibye ibintu byose. Ibintu nibyo byakuje kunezerwa. None ndaho turambabaje, uba wanongoreye kare kakubwira ngo unezerwe ibintu birahari. Ejo mu gitondo tuzoterana, uzozuguruka uguruke ubu wa mbere. Turaje mu gitondo, turaje turasenze, aranezerewe ngo arangize. Namambwira abakristo ndababwira ngo uyu muntu ejo baramwibye, abantu bataramye nimugoroba ntimwabonye ko atari yamerewe neza, bati baramwibye. Turama tugura ibintu byo hatabuze akakantu kamwe. Wewe utubwire gusa devi ikintu cyose bajaye cyose turinjira mu mwaka twese tunezerewe. Sema haleluya. Ukuri kumuka zakora. Turatanga yari yaravuye mu Pentecote. Turatanga bazana dushakaga imodoka yo kwikorera ibintu. Twatanze ibyayosa n'ibintu byabaye. Imodoka iraza pakira. Umugore ngo abibone yamamwira ngo ejo nza gukurikira. Ati batwivye inshuro 3-4 kandi urusengero twari turimo tibadusuye. None batwivye, none uzanye imodoka yuzuye ibintu. Araza ngici kiza cerekana abakristo. Yes. Urukundo. Yes. Rwo gufashanya. Timukirengagiza undi nasonza. Timugacicike mukagira Imana. Yego. N'ibyago twoba tugize undi muntu tukamenya ngo umuntu arashonje, timukare karari inzara. Yego. Ico kiza kiringa mu matwi sinabishobora. Nuko rero amakuru nari mfite ni nkuko hayagenda umwuka wera n'umwigisha w'ikirenga. Ariko navuze nitonze yemwe. Noneho rero reka mbabwire igituma umwuka wera ari umwigisha. Iminota isigaye ndayipanga neza iramehorirana. Ndavuga ibintu bine bituma umwigisha biza biranga umwigisha. Kandi ni ukuvuga ngo umwuka wera aje bihita bija muri wewe. Utigute ubumiza kuma nkamira nkakuma, birumvikana icuma nkamira icuma. Bagiye bagakubita muri nama mu bipimo bahita bavuga bati munda hari mu icuma ko turakibona kiri kubera iki ntakimize ndashobobona. Ngiye kukubwira igituma tabumukuza kubonekaho, kuko umwuka n'umwigisha kandi umwigisha agira ibintu byinshi, ariko reka mvuge nka 3 cyangwa 4. Icambere, mwuka wera agira ubwenge. Mwuka agira ubwenge. N'umwigisha kubera ko agira ubwenge. Uhuriranye ugasanga umuntu wuzuye umwuka wera,
uko angana kose, uko ameze kose, uko asa kose, iyo avuze uhita utangazwa n'uburyo avuze. Kubera iki? Muri we harimo umwigisha, umwigisha w'ubwenge. Amen. Umwana warezwe uzumubwira n'ubwo yitwara. Abana banje nigishije umwana umwe ababwira amakuru yanje bose, ababwira ibyo nkunda, ababwira ibyo nanga, ababwira ibyiza bimeresha nabi, ababwira n'igihe nzankubitana. Mwebwe barababwiye ngo ntibakazabakubita, muraseka ngo nibyo byiza. Uko tubahinduye ibipfu kutabakubita. Ikintu kiri muri Bibiliya ndashemera, haba nubwo isi n'ijuru byokurwaho sinoreka kukivuga. Bibiliya iravuga ngo abo nkunda ndabashaha. None musigaye mwanga ko tubashaha basha. Namwe mwabakobwa mundi tubacaha, muzaba ibigugu. Umwana udashahwa azakura nabi, tagira indero, tagira discipline. Kandi indero nico kintu camere bazabara ku ishuri. Dufata amanota 95 cyangwa 99 n'ibice 9 bakaza kureba ku ndero, bagasanga bati yagaze yurira igipango, toka bagushaka handi n'amanota 99 n'ibice 9 kubera uburere buke. Yagaze yurira igipango akaza saa 3 nimwirukane ku kigo. Harabishoye. Yigeze gweza Elia, yahaye Elia lifte ngo araguruka. Filipo nako yahaye Filipo kalifte ku mwuka wera ngo araguruka ngo aboneka he muri Azoto. Araguruka n'umuhanga kubumenyi niwe wa mbere. Gatatu, mwuka wera n'umwigisha. Kubera iki? Mwuka wera n'umwigisha kuko n'umuhanga. Oya, si ubwenge gusa, si n'ubumenyi, n'umuhanga. Iyo bageze ku muntu ngo n'umuhanga, ese turi kumwe? Ese aranumva? Imana ibaheze umugisha. Amen. Ngiye gusoza, ndamasozana n'iminota isigaye. Sinza ndenga ngo nanezerewe, nize pedagogy nje, nize iby'ubwarimu ndabizi kandi nabitinzemo. Cyo gituma nababwiye ngo nzandeba gutya nkabona abantu. Kandi ko ndabona ko murumva sinkabije gusa birashobora kudafata, ariko kunkurikiranaho gutya muri abambere nababonye gusa nyine Imana data wa twese bashoboze bigumemo, ariko kunkurikiranaho mwabikoze nababonye. Nitaje gituma mwanteye umuriro, nimwe mwanakije. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwanakije mwebwe, ni mwebwe mwanakije. Kandi Imana hano hari akariro ka Yesu Kristo. Nawumvise amen, nawumvise ni kutima, nabyumvise nizangera ahantu ndi umuvuga butumwa nzana amamenya ako none igitangaza usa ako ko ndaje kwabwira pastor, ariko ni keza. Yes. Keza kandi ndimuze kumubwira. Amen. Keza pe Imana ibaheze umugisha. Numvishe ngo umuriro wa Yesu Kristo. Hallelujah. Kandi nimwe mubizanye ibi. Umuntu bwo yaravuze ngo niwe kaya leta. Yesaya 11 n'umurango wa 2 muri hasoma. Umwuka wera n'umuhanga, n'umuhanga. Yes. N'umuhanga. Hallelujah. Hallelujah. Bagendana n'Imana, bagendana n'Imana. Imana iramwitegereza mu gitondo, imwitegereza nijoro, imwitegereza ryari, imwitegereza zuze, imwitegereza ari mu bantu. Sema amen. Iramwitegereza ngo irareba. Iravuga ngo uyu mugabo sinomurindiza umwuzure kubera ko ndi umuhanga. Yamubwira ngo haye rifite zamuka. Hallelujah. Amen. Uhanga. Yes. Chakana. Mwuka wera n'umwigisha kuko azababara. Kizakubwira umwarimu nyayo. Iyo umunyeshuri, iyo abanyeshuri batsinzwe batamenye azababara. Ariko uzorebe ku kigo cyawe iyo havuyeho nk'umunyeshuri ngo niwe wa mbere mu gihugu. Bazabaza ngo se nindi directeur bamuvuga ngo ni jewe, ariko cyabaye cyanyuma se bobaza directeur ko banguriho. Hallelujah. Amen.
ajababara umwuka wera yabonye twakoze amakosa azababara iyo yabonye twasubije ikibazo nabi iyo yabonye uburyo twitwaye nabi sema amena iyo twari tureba ibitari byo iyo twivanga mu by'isi umwuka wera azababara roho mtakatifu anahuzunika yego ajababara ni nkuko bavuga ngo mudaheranwa sinabwiye ko nitwa mudaheranwa bakavuga ati mudaheranwa yaguye bucaca gusambana nibihigo bya bibaye abantu batarababara abantu se ni nabakebo babara abandi bava ngo ni kujyageza navuga ngo buriya ngwageza avuga n'ibyumuka ntavyo bimubamo abantu nuko bazavuga tawo babara ngo avuga atariko umukozi w'Imana kweri umuka wazarira kavuga ngo mudaheranwa arampeboki karira we mukawera we sinzo kubabaza ay muraja gusoma aba Efeso ariko reka tugasoma kanga kayime niyongeremo nk'iminota 2 Imana ufashe abantu bihangana muri hanganye takundi mwogira namagorwa nyine aba Efeso 4:30 nako ngiye kunda karangiriza tugasome nako kararyoshe gasome namwe dusome aba Efeso 4:30 kandi nimuteza agahinda ubabamo nimugateza umwuka agahinda umwuka wera ndazababara iyo twaburaye niyo twambaye azababazwa nuko nicyo gituma yavuze nimukiganyire ngo muzarye iki muzambara iki muzanywe ibyo ngibyo si cyane izibanze kareba uburyo witwaye iyo twakoze ibinyuranye n'ijambo ry'Imana roho mtakatifu anahuzunika n'umwigisha akavuga ngo amasomo natanze sinapara isi wananiwe icyanyuma ndafunze bibiri dore mukunda ngo umuntu bazafunga ndayifunze icyanyuma mwuka wera n'umwigisha atwibutsa ibyabayeho nimba muza mwumva l'histoire icyitwa l'histoire nuko tubwira ibyashize mwuka wera n'umwarimu w'ikirenga azavuga ibyashize ibyakera akabitugarurira yamara akadushira ku murongo Imana ibafashe Imana ibaheze umugisha mwuzure umwuka wera mumwemerere abe muri twebwe kandi Bibiliya yavuze ngo twaramuhawe twese natubera umwigisha nta wundi mwigisha tuzakenera Imana ibaheze umugisha amen haleluya